rero jewe umutinganyi nkunda muri bariya bose buryo umuntu ngiye washimishije wenda njya mureba ku ma televiziyo nkanamureba no ku mankura nyambuga ewana nkabona kabisa weranabimerita noneho wewe afite nakanyenye ukuntu noneho wewe afite n'uburyo ki areba icyoroshye noneho afite n'uburyo ki aguha n'utubizo mbese ufite amatsiko bana uriya mugenzi wanjye w'umutinganyi we naremeye uriya mutinganyi we uretse ndamukubwiye ndi kukubwira ibyo namukundiye noneho we nta nakabunagira aroroshe arananutse ariko nakabunagira mbese agenda yinyuraguramwo ukumva wallahi mbese ni maneke sibyo noneho uburyo avuga noneho jewe nibyo nakunze so nta wundi ni satani yaramaze imisa ngendaho cha ubutinganyi bwabuze isoko narabuze aho mfubura mani narabuze mbese business urikumva nakora kugira ngo ngiye Mr. Kabusinera imbere mu buhanzi byari byaranze mu butinganyi byari byaranze urikumva mbese abahungu basigaye bambona bakamunga ariko uwo nahuye nawe rimwe namusize utuvuta hita avuga ati ni mama yake ti umugeni uyu nguyu akagena akangaka burya umuje na Higue nafata nibyo ntunze nkabiguhereza Higue tuzamugushake tubahoze Higue uzamuze nawe ahubwo ngiye bizashimisha cyane nzamubaza nawe ahantu yabikuye nzamubaza uburyo we byamugendekiye uri kumva byibuze mwisabire ko rimwe twazahuza sibyo nkazamubaza nicyo azakoresha nkazamubaza niba ngakoresha kugira ngo byibuze nawe bimuhire ngo byampiriye ariko ndagusuje ukomeje gukurikira AFRIMEDIA Rwanda wowe wakoze subscribe nawe utarabikora niko kanya nicyo gihe nshimiye wowe udahwema kutwereka ko turi kumwe 5 ngiri kumva kuri microphone ni Sajuto 50 nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umusore hano wifunze ku madrip bya danje amachain Royband za danje amaheren ewana urabona ko afite swagger nago ndi bumuvuge reka we yivuge watangira ubwira kurikira AFRIMEDIA Rwanda. Merci beaucoup ya ni Mr. Kayusi mwami w'inzuki bro satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso satani we wa musenzi we satani we reka nkubunuze satani we ungenda uhari gishinageraho mvaho utazibesha ukiyongoza nyaguhambanukanize gucumura difatanye gupfukaniza ubushuhe please man Mr. Kayusi mwami w'inzuki bro umwami w'inzuki tutarajya kure wawinjiyemo neza nyine nk'umuhanzi mba ndi mu mazi ahubwo wumva muri kunira kabisa kuko uri mu bice ariko nenzi burya ko turi buranga nyine na hanga muri kota kazuba bandi kureba uko kirere kimeze nyine ntegereje nyine n'abagenzi banjye kumva duhuje life sibyo dore ko muri iyi minsi haje ibintu by'ubupfubuzi ariko nk'abandi nomero ya mbere kuba ndi umuntu ushobora gupfumbura kumva abagabo bapfubye bagenzi banjye kumva abagabo bapfubye bagenzi bawe barapfubye nyine si ubyumva nyine hari n'abagabo barapfuba nyine nese ntubizi kariya gakino karahenze cyane burya cyane ku bintu by'ubutinganyi benshi batabikunda ariko ubu byabo byahiriye ni good kabisa ni respect kabisa abo byahiriye twe tumeze neza tubayeho neza ruzungu kabisa wisanze mu butinganyi bigenze cyane biragoye sibyo biragoye ariko sinabasha kubikubwira ngo kubyumva sibyo ni inzira ndende izo nzira ndende sushaka kuzimenya ngo nzikubwire nyine tubwire ukuntu wabisanze buriya rero ni inzira ndende burya biriya bintu nubwo abeshi babigendera kure ariko nkatwe biba byaraduhiriye sibyo cyane ko twe tubikora nk'akazi kandi tukaba turi abanyamwuga sibyo ariko ndibuka ko umunsi umwe nari mu Burayi njya guhura n'urukire kabisa rw'ingagari kabisa rw'amavodo sibyo ariko biriya bintu sibyo rimwe nibuka ko abahungu bajyaga bankoraho ukumva nkumva ntago ari fresh nkumva ntago ari too much ariko igihe kimwe nigeze kuba nagiye muri hotel ahantu umunsi umwe mura n'urugabo rw'ingagari urambye ati bro hi bro ni fresh kabisa tibiko big why timpapa kabisa tiya okay tunese waza nkakubwira kwa ufite imodoka Benz nziza cyane wana arambye ati ko nakwishimiye se tubanyishimiye se mu buryo bro tijango je ngo ndabona nguri umusore mwiza ngo ufite vibe urkumva ngo rwose ngo haza ngo kama gake akagengwa akaje sibyo ngo akaje ngo haza ngo kama ngo akaje nawe yasaga akaje nagake nanjye nawe ujyana akaje nagake
ngo nyene ni bwa buryo bwo kugira ngo twenjoyinge ukumva ngo byatugire nkaguha iki n'inyuma n'iki ngo tugire ngo ni kwa guhuza ibitsina ukumva abagabo sohuza ibitsina nanjye byarancanze nawe ubajije nese ko bwa mbere nanjye ko byantunguye ariko nawe ugiye ati rero binyere kuko bikorwa ntago nge mbizi ntago nari nzi ubutinganyi cyaritso sibyo nta nubwo nari nzi ibuye icyaricyo sibyo nta nubwo nari nzi rwose ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubutinganyi ariko ngewe nk'umuntu wabyisanzemo mu bwo buryo so naje uwo mukire yaje kumbwira ngo ngiye ngo mfite amadolari menshi sibyo ndaguha amadolari 500 urikumva ubundi uhite umibyo nshaka tibyo shaka se ni ibikigenda bizi ndibuka kwiye kimwe yankatishije ahantu mu cyumba muri hotel twe turimo twagiye guserebura nk'abantu nyene b'abahanzi urikumva mani barambye ati none se ngo kuramo imyenda ngo turebe ngo ndebe ngo umubiri wawe ngo ndabona ari myiza tangira kunkorakoraho mani sibyo noneho kuko nari nzi ibyo ari byo nabyo ati mani ngo winkoraho kabisa sibyo nangira kumunaniza nabyo ati ubundi reka ngenera nikomereza nanigendere sibyo ahita koroboga bage mbona kuyemo amafaranga y'amadolari urukumva mani ndabwira ati none se ngibyo ni ibiki nta madolari nta nubwo neza amadolari cyari cyo sinzi nuko asa rwose oya nago wabimba no kuri kw'Imana nta nubwo nanizi uko asa sibyo arambye ati yana amadolari ahita ambye ati genda baze kuri reception niba utaza amadolari cyari cyo bakupimire uri ko ari mazi mundu uze tuvugane ati nayabonye tuzayitanzwe peka amafaranga ndayaguhubanje kuyakorera okay man yafashe mu kabaga kuramo tuvuta arambye ati kira no amadolari ngo ariko ngo ngo ndashaka ko tugira utwo tuvuta twari twize ni karaga kotori bro gakotori gasanzwe karaga kotori gasanzwe man wumva ukuntu umuntu yisanga mu kibazo bro wumva ukuntu umuntu yisanga mu kibazo akanisanga no mu bintu atazi wari uri swingis so je nago ndi muri swingi ariko zari zamfasheho gakenya ukuntu uri kumva ntago byari cyane ku buryo naba nayobye sibyo ariko umukire yarambye uti ngaho reka twicarana ku buriri sibyo arambira ngo hindukira ngo ryame ubitsinda uri kumva numva umugabo yangiye hejuru ngo aya madolari ngiye kuyaguha ariko ngo uzabigira ibanga ntuzagira umuntu ubwira tini bisanzwe tebano bose barabikora numva atangiye kugira ibyatugire nyene tugire nyene nkumva umugabo ari kugenda nkomba nk'ihene mani nkumva ahantu hose kugenda nk'ayakaya kandi kanya nkumva biraryoshye nabwo wari ufite nabwo nari mfite kubera ko aho hafi hari abantu gusa icyuma twituma cyari gifunze mani nubwo buryo nisanze mu butinganyi umugabo numva nyene atangiye numva ari kunsiga amavuta umubiri wose mani ngo kugira ngo norohe bro cyane nyene niba bwa ruvuruzi yamaye byaranyokamye ubungu nabuze n'uburyo nabyikuramo bro sibyo bivuze ngo ubu aka kanya nawe utereta abagabo bagenzi ubungu nakubeshe n'aka kanya nari ntegereje abagabo tu yari umugabo rutegera nari ntegereje abagabo kuko burya bigenzi bangiye kumva tuba turi kumwe sibyo hano street kumva dutambuka nyene dushiringa kumva tugira ngo twenjoying ega abagabo baba barapfubye ngiye mba ndi mu kazi kandi baba nirihe bango koresha kugira ngo nyine umugabo wapfubye umupfubure ngura ya mavuta y'amanyamerika nyene atuma nyene uruhu runyenera fresh nkamusiga ku mabuno nkanamusiga umubiri wose kugira ngo nimbasha kumyegereza imibiri nyene igire imishikirano nyene numve nyene turi kwenjoyinga nyene numve nyene nk'umuntu rwose turi kubimerita turi kubyumva kimwe nyine uravuze ngo nimbasha kumugira ntababara bivuze ngo ushobora no kubabara ushobora kubabara nyene yatoroshe hari ukuntu nyene umuntu aba afite umubiri wo barakonyoye barakomeye cyane sibyo tumenyere ko umukobwa iyo bari kumutegura hari ububere buza abagabo rero twe dukoresha utuvuta mwifashisha tuvuta utuvuta ari amavuta y'amanyamerika yaje aranahenze bya hatari agura $100 nyine nirihe banga rituma umuntu wabigiyemo wabaye umutinganyi adashobora kubivamo so nuko cyambere cyo nuko kano kazi kacu kubutinganyi kaguhuze n'abanyamahanga bakomeye bakaguha amafaranga menshi ubwo na amafaranga na amafaranga menshi ariko nanone ni amafaranga utayabonye kuko uburyo biba bimeze binaryoshye cyane uzi ko biba biryoshye kurusha guhura n'umukobwa n'umuhungu mani weruka guhura n'umukobwa oya nta nubwo mushaka kubumva ngewe nta nubwo mushaka kubumva ngewe n'igitsina gabo nta nubwo ngiye mba ngikeneye ku cyuma ngo abahanzi ngo mu butinganyi ngo muhagazemo neza oya nyene abagitoko babijemo usibye ko baba barahunze igihugu kajya hanze bakajya batabavugana nabi ukumva ndetse n'abandi sibyo ntubizi se ko n'abakirisizi nabo basigaye babikora ntubizi oh yes
nose amazimi nose bivuze ngo abahanzi niyo turufu bari kuri oya siyo turufu turi kurisha biterwa n'icyo umuntu yahisemo nkanje ubwanjye nimba narahisemo ubuhanzi nkahitamo n'ubutinganyi urumva ni ibintu ngiye bagomba kubimeta nkagusiga utuvuta kabisa nkumva uri kunyerera kuvuye nkumva neza nkumva turi mu mazi ariko bayi ni ibintu biryoshye ariko rimwe nzakurobeshe uzaze ngutinge wowe oya uzaze ngutinge oya nge ntabwo byashoboka nkuzi kutuvuta kuko nge mfite umugore n'umwana oya none se erega ngewe kubera ko nikundira igitsina gabo kubera ko ngiye nikundira igitsina gabo nibyo bintu ngewe numva ega ngira santima z'abagabo ntabwo ngira santima z'abagore nyine mbwira nk'ikintu ureba ku mutipe ukahita uvuga ati nkiyo ndebye ubwanwa afite na favori kandi nawe ubufite mba mbufite nyine ariko ubwe burankurura nkareba aranabyibushe ibyo nibyo biri kunkurura noneho byaba ari na byiza nkabona nawe aba yitayeho nyine ake byadanje sibyo ngo Kirisizi ntago wamuhakana neza Kirisizi oya uriya yambabaza sibye ko nagura amavuta menshi ahenze akanamushiriraho ntaco ngezeho ariko uriya namucukura da Kayus umuziki wawe mwino minsi ndi kukubona ahantu henshi uri kugenda masanga indirimbo ngo Satani Kanyoko iriya ndirimbo yitekereje mani iriya Cyprien hano yavuye mani Satani yari amaze iminsi angendaho byatari Satani yari amaze iminsi angendaho byatari Satani yari amaze iminsi angendaho cya ubutinganyi bwarabuze isoko narabuze aho mfubura mani narabuze mbese business urikumva nakora kugira ngo ngiye Mr. Kayus ntera imbere mu buhanzi byari byaranze mu butinganyi byari byaranze urikumva mbese abahungu basigaye bambona bakamunga ariko wowe nahuye nawe rimwe namusize utuvuta hita avuga ati ni mama yake ti umugeni uyu nguyu akagena akangaka nyine nirihe banga ni akayekano kakuryohera mani jewe uyo mugabo akibinkorera mani yasize utuvuta numva umubiri wose nabaye nk'amazi mani numva ndi kunyerera ahantu hose sinigeze menya n'uburyo sinigeze menya ahubwo ngiye narikabakabye nireba umubiri wose sibyo tisi igitsina cyagishize ko nigeze mbimenya kumba umugabo yashize hahandi mani yashize hahantu navuze nk'abantu bakuru barabumva arancukura nkazajya numva ari nkihe niri inyuma iri kurya ubwatsi dagasa muhita ngo muri VIP ni muri VIP ubundi hariya ni muri hariya ni muri VIP man hariya niho abakire bari bibera kabisa ubwo umaze famille yumvise kuri umutinganye ibifata yewe ubu nyene famille nta gikinyikoza sibyo wenda bashobora kureba indirimbo zanjye sibyo ariko ntago bashobora kureba wenda nkiyo natumiwe nk'umunyamakuru ntago ari kumbaza kubyekeranye na kano kazi kanjye k'ubutinganyi so ntago bashobora kubyumva ubwo nyene mbona nabaye kivume birumvikana ariko mana uri respect igenda bikunda ntago wabinkuramo nubwo buryo nyene nabyisanzemo sibyo hari abatinganyi benshi tumaze kubona bayiruye babishyira ku Rwanda ba Higue ba Sadunda na Semuhungu nunde mutinganyi ukunda muri bara bose rero jewe umutinganyi nkunda muri bara bose buryo umuntu ngiye washimishije wenda njya mureba ku ma televiziyo nkanamureba no ku mankura nyambuga ewana nkabona kabisa weranabimerita noneho wewe afite nakanyenye ukuntu noneho wewe afite n'uburyo ki areba icyoroshye noneho afite n'uburyo ki aguha n'utubizo mbese ufite amatsiko bana uriya mugenzi wanjye w'umutinganyi we naremeye uriya mutinganyi we uretse ndamukubwira ndi kukubwira igihe ibyo namukundiye noneho we nta nakabona agira aroroshe arananutse ariko nta kabona agira mbese agenda yinyuraguramwo ukumva wallahi mbese ni maneke sibyo noneho uburyo avuga noneho jewe nibyo nakunze so nta wundi ni Higue burya umuje na Higue nafata nibyo ntunze nkabiguhereza Higue tuzamugushake tubahose Higue uzamuze nawe ahubwo ngiye bizanshimisha cyane nzamubaza nawe ahantu yabikuye nzamubaza uburyo we byamugendekiye uri kumva byibuze mwisabire ko rimwe twazahuza sibyo nkazamubaza n'icyo azakoresha nkazamubaza niba ngakoresha kugira ngo byibuze nawe bimuhire nk'uko byampiriye ariko ubundi wagiye mu kazi k'ubutinganyi nta kandi kazi wakora nibyo bintu biryoshye mu buzima bivuze ngo abahungu bose barashiriramo ahubwo nuko batarabimenya
hari umuhungu wasabye wigeze kuvuga ngo icyamuhanga abahungu bose akabatinganye ngakisegaranira abakobwa nawe nicyo uri kwifuza oya sijya abahungu bose babaye batinganye abakobwa urumva baba bataye agaciro so bishatse kuvuga ngo nabo baba bakeneye ibyishimo burya Imana yagiye ituremana amarangamutima atandukanye ugira mushiki wawe abashiki banyira bafite mani ubwo yitera makeup nawe kutereza genda zitera n'ubu ngubu nuko wantunguye ntabwo nari nzi kuri buza hangaha sibyo ariko ubundi wantunguye sibyo ese hari ngo uterwa n'utera uri iki muri byose ni ukuvuga ngo njyewe byose ni uruvange ndaterwa kandi nkanatera bitaba bisexual bisexual byo ndatera nkanaterwa ariko ibyiza muri byo njemba nakunze gutera uzi gutera nyine utera ubonye agakobwa keza ntago wagaha agakobwa ntago abakobwa njye mbashaka mbona nta kogana kwigarukira wenda twakoga na piscine biraho ariko mbona nta nubwo mba nkeneye kwa nyegera nago uzifuza kubyara none se nyifite kuzabyara nkishura ariko nzi neza ko ntabitewe n'irari ryo kumukunda cyangwa n'amarangamutima cyangwa na emotion yose mfite kuzamwisha ambwira ati ubu rero tugiye gukora iki akabebe tukite kayusi satani mbyayase tuzakitaka kayusi gato na satani gato kwihuta cyane tugana ku musozo gira icyo uvuga ku muziki wawe ugire n'icyo ubwira abakunzi b'umuziki wawe n'abatinganye bagenzi bawe icyambere satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya ya so satani we wa musenzi we satani we reka nkubunuze satani we ungenda ho hari byinshi ntageraho vaho utazibesha ukiyongoza nyaguhambanukaniza gucumura gifatanya gupfukaniza ubushyuhe respect ndabifuriza gukomeza kumba hafi abafana banje nemera nkanifuza ko abatinganye bagenzi banje twakomeza kano kazi ahubwo n'abataraba bo mu banduze nabo babikore kuko biraryoshye byatari nkanesebira ko abanyarwanda bakora subscribe kuri channel ya AFRIMEDIA RWANDA AFRIMEDIA RWANDA ni nayo cyane igezweho banabyumve banabimenye ni nago rubuga rukomeye tuba tugomba kwisangaho nk'abantu b'abastari nkatwe nk'abantu b'abatinganye nkatwe bagenzi banjye barabanyumva n'abahanzi banjye baragera bazabanyumva sibyo ariko nakubeshye kumva niko kazi bundi kagezweho muri iyi minsi niko kazi kagezweho ewana icyo nababwira bagenzi banjye kurap kabisa nzajya mbasiga utuvuta mworohe ariko nanje mbacumite mbatere uwo turi kumwe ni umwami w'inzuki Mr. Kayusi umwami w'inzuki bro utegereje kumva umurongo se ko ndikubona abangwe okay abanzi banjye nabanditse mu gakarine kungirira ishari ntagawarine zanzozi zinyereka umuntu nzaba nubwo banyangari beshi niga nacyo nzaba uru rugendo rwanjye rwambanye rurerure muransaba Imana ngo inzari ndekure muranibaza nimba nanjye nzinjiza mfite ubwoba Kayusi je ngunda kukwita satani guys mukore subscribe kuri AFRIMEDIA RWANDA dukomeze kubana umunota kundi isegonda kurindi bye ciao bro